kumwe na Fabiola akorerwa by'ikizami. Yego cyane. Si byo bishoboka bitewe. Ubwo nayo ndi kubyibaza. Ejo bundi badusanga hariya mu ishuri bagasanga ikizami ni Fabiola. Ntabwo rimwe rimwe mwagishizemo. Twari twagishyizemo. Uri se bugamije iki kwe? Uzi impamvu se? Ibi byose ngiye korera rimwe kugira ngo akwegukane imana. So bizi. Amfashe kumva. Amfashe kumva. Abandi ni mwinjire Fabiola asigare hano. Fabio, nawe nizeraga koko ibi bintu niyo wabikora. Rero mubwire musange harahije kuri biro. Vuba. Hutese. Fabio. Sinanavugana nawe uhagaze. Ubu ni wageze hasi. Bwira impamvu yatumye wibe ikizamini. Arimate nawe kizamini y'abakiri. Ninde? Niba utamuzi ninde waje agafata ikizama akagishira mu gikapu cyawe? Ntabwo muzi. Nawe nizeraga koko. Wallahi ntabwo ninjye wakiri. Hanaye ntabwo ari njye wakiri. Kemera kurahira mu busa no mu binyoma sha. Kandi mate kizamini ntabwo yanjye yagitwaye. Ninde? Ntabwo muzi. Niba atari wowe ni Nanjye byantunga. ubwo nuwo metse none. Nonyanga. Biki? Akusari mate. Ura Fabiola se abamubeshye yiwe. Amubeshyera gute? Nisi byo nari umuzi yo koko. Nanjye nsanzwe nzi ko yitonda ariko abantu bitonda niba iyo bigeze ku bintu by'ibizamini. Oya reka tubanze tubyiga ko byo guhagurutse nta kibazo. Urakoze. Aha, komeza ushigikira amakosa duwaye. Iki kizamini bakibye ryabo. Akibye ejo muri ranch. Muri ranch? Muri ranch nari ndi kumwe na Fabiola. Rumva? Ariko we mugiye mu ishuri turaza kubiganiraho. None se mate ejo kumwe na Fabiola akorerwa by'ikizami. Yego cyane. Si byo bishoboka bitewe. Ubwo nayo ndi kubyibaza. Shana we bagiye nta kibazo ngo turaza kubitekereza. Mugiye. Turaza kureba ibyo ari byo. None se Deni imeze bite? Fresh nawe. Shana ubona aryoshye umeze neza ntari? Cyane ariko tu. Shana umeze neza. Shose. Ubwo nibyo ntabwo wambeshye. Baronjeho kubaza se. Okay, mbaza nawe. Uransubiza? Cyane. None se? Yawe ko mbona hano mu kigo yagize inare mu rwego bimeze gute? Shaje ni byiza kabisa. No mu rugo nta muntu tumuvugiramo. Biragaragara. Ahubwo mamona hano nyine hari ukuntu yaboroheye. Ngewe iyo mubonye ukuntu bameze hano mu kigo binira kumutekereza uburyo bameze mu rugo kabisa. Mubonye wakwikanga. Shanye nyewe izanira amatsiko yo kuza wabimara uburyo biba byifashe. Shazazi rero tuzahita utinyamo cyangwa kereka nakubona wenda agahinduka. Sara ari nyirwa kadusubira mu masomo turakomeza. Shana kabisa. Violeta Shanda babaye. Subabajwe n'iki we? Shana kubise. Umutego twateze ngo nikagashinze ngo ni Fabiola nakwafashe. Ako Fabiola buri gihe tumutega ikintu byanga. Sigaye nkaya wumvise semingeza hano ngahandaza. Ndakanga mana yanjye kuri bwa rwego. Wandusha. Mbarumva nyine nta n'ikintu twavugana. Ndamuri wumvise rero irazamutse. None kiworere nyine. Gusa nyine uwo tuzamutega bwanyu subizi se. Sunzi uranzi. Wanda kwizesha. Nuguhita nyine noneho Gataha. atahaji wabo. Kuko ngengeza. Subizi se. Mane ukundana na Kekaramani. Ntago baberanye rega. Tuzabyihorera mwana wawe. Tubakuremo nyine to. Tuzamwereke yuko tutari kuri level imwe nawe. Niko bimeze. Tugomba gupangana n'uwo diro. Ubundi icyo nicyo ngukundira. Izatuma gatanye wabo. Weho icyo ngukundira nyine tushira no mu bikorwa. Byihorere. Ntago njya mutinda. Usibye ko ngiye nimbona gatashye kigo ngahita nyifata mu biganza wanjye nyine suteze. Ubundi ngakira kizamini kweri kikugora waki uzinagurisha imvugo se. Uri wagitwaye. Nyine bavuga ko nacibye, undi bakavuga ko ndengana. No. Gusa nyine ndakeka ari Violeta ngambaniye
genge bakagifata bakagishyiramo mu ibagi yanjye igihe banyambika indi sura nanjye ntazi bari abakobwa ariko ufite ibintu byinshi mu bwawe ntabwo mbizi ntabwo namenya ngo dupfikiye nyine mbibona gutyo bivuze ngo ntabwo ari we wagitwaye ariko nzi ko cyageze mu ibagi yanjye ngo ni njye wagitwaye byagenze gute ntabwo ugeze umbwira ukuntu baba ugahora ni ukukirukana nta kintu barambwira sinzi nyine ndategereje uko ndi kumva bikomeje gukara bw'ivode bagafata ikizami uzi ko batumva uburemere bw'icyo kintu sinzi nanjye kabisa ariko ko ashaka kuza muri buri byo kuba banagufunga kubera ikijambo ni ukuvuga ngo ni ukwirukana byonyine ukamufunga pe nanjye ndategereje nyine bagishyize mu gikapu cyawe ko ibi bintu tumutinyura gufata ikizami akagishyira mu gikapu cyawe ntabwo byumvikana rwose nanjye sinzi nanjye byarancanze icyo ni ibiki se kandi Yabiyese. katurebere Ntabwo nabito. nabibonye Ikize. nabibonye uri guhisha ibintu niboneye n'amaso yanjye abiri Hari se wari he? umukobwa w'amazi turifata ukanywa itabi Hari ibyo wabonye? nushaka kurizana naribonye se urishyizeho ntari kukureba warasaga ibibirita aho ngaho ntari kukureba ese wiyi cyazi kankurabure sibyo kugira ngo nkubikire ibanga uzankorera diri Ako ntabwo izabigoye. wapi ugenekereje ntaribi kuko nta kantu koroshye umuntu w'umurara nkawe se gute wamurese Okay, kanezere ko nawe nyine utazana mu nyine ngo ndaburiza. ese ko nta kuraburiza amari njye mba ndi seriyeto Okay, nawe. aho uzakankorera Byadanje. ya nari Umva nyine. ya Narenza bikorera ariko nawe nyine ntuzaniza dadi nyine nawe urabizi. cyane njye se ko ntari biryanjye Okay, ariko nawe ntayemo nawe nagutamu. nta birenze mbese ibyo tubyihorere tu Okay, nari. twe tubitegereze nyine tuzabihuza amari nari ushatse waba uvuyemo nanjye hari utuntu nahindimo Nari bro. yes namwe habari gute se habaye iki ese ntabwo ubwo uri kwirengagiza se byabaye ni ibiki byabaye ejo bundi badusaka hariya mu ishuri bagasanga mu gisame ni fabiola ntabwo rimwe rimwe mwagishyizemo twari twagishyizemo buri se mugamije iki kwe uzi impamvu se ibi byose ngiye korera Aline kugira ngo akwegukane mani si ubizi se akari yaraguhenze umwana aya reka nyine Aline ni inshuti yanjye bisanzwe ese kuba inshuti yawe ubwo uburenganzira bwo kumenyera undi mwana erega iyo umuntu ari inshuti yawe uba ugomba gukora ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma nyine amera neza baze kweri mugafata ikizami ukagishyira mu gikapu cyane cyane ubwo se muri kumva wenda rega uriya mukobwa agomba kukuvaho ubundi rwose Aline agakwegukana oya nkaho ngaho umesheje umutwe kuri wise ubyemera nta no kwiregura cyane nose mbihakane ngiye narabikoze ese umushinga uri kumva bizaba narabikoze kandi nta nubwo nshobora kwisubiraho kandi turacyakora n'ibindi mu gihe akiri hano mu kigo kumva kumwirukana kumwirukanisha ahubwo bivuga ngo ni ukumwirukana bidabaha uburenganzira bwo kuvuga ibyo mushaka muzaza kuvuga icyo dushaka igihe dushakiye gukora ibyo dushaka mu gihe akiri hano mu nose kigo ubwo bibaye ngombwa ko bamwirukana n'ibyo mushaka n'ibintu noneho n'ibigenda nta nubwo byakunda ubwo se naba nararuhiye ega mba nabikobokeye papa mba nabikobokeye iyo mikino muri kuzana ntabwo ari gusa nyine kankubwire mani si ibyo tube seriye iyo uriya mukobwa agomba kukuvaho Aline agakurikiraho noneho njye narakubwiye ni ubwa mbere bikubwiye sinzi uzakora cyose sinzi impamvu uba utumva mani kereka nimba nakihari wenda mu wese ese ubundi uriya mukobwa yaguhaye iki ahubwo mwebwe mufitiye indwara ese ubona ari keza kurusha Aline se
kandi n'ukuntu ari akabyuta kana gateye n'akakantu ubona nyine utazi ukuntu kemerera urabizi ko nkufitiye ibanga kandi ntiwakwiyumvisha kwishimira nyine nabwiye dadi wawe nyine Bitega wakoze rero ugomba kugenda nyine tukagerekaho Bitega kekara nyine mpaka bamwirukanye nyine akava kuri iki kigo. uri kumva se twamugerekaho nk'ibi ushobora kugenda ukamubishyira ko yagufashe ku ngufu kandi ugiye ukabibwira nyine dadi wawe dore ni na master w'iki kigo byakora urumva bahita bamwirukana tu ntarebe nzabagura kabisa ariko nyuma ntazabikora nyine nutabinkorera uko mbishaka nkufitiye ibanga nzabikora nzata nkuraburiza bidase fresh maze bona rero ndabibona nawe ari kumeze neza shameze neza nawe bita byigaragaza ko kwa master nyine ntabwo ari cyane tu hafi ntabwo uri kuvuga ngo ntabwo ari cyane ahubwo ni cyane birenze apana biri mu rugero mva nyine nshaka nyine gusaba kandi barije bise nabi nzere ko bitakubangamiye bishobotse mba bishobora nyine nshaka ko nyuma y'amasomo nyine uza tukaganiraho gato ibyo nta ibindi ndaza hari ikibazo se ntabwo rwose bamwumva yego byiza ntabwo ubwo ndagutegereje shanye ntumbeshye pe ntari ntabwo ndakubeshya yego nta kibazo nyine ubwo ndagutegereje maze ko mbere sawa nawe ndi mukabisa nyine ni nagushatse nakubuze uretse nashaka iki nkona uri ushaka kubishyira mu buryo oya nyine suzi ko nakubwiye se ko nyuma y'amasomo mwifunze se hari umuntu ashaka kutuganiraho se nyine nkunda ntabwo ndi nyegere se wamfashe nyine mfata uko ndi kubona mu ngoma zawe nazi ibyo ari byo kutambaje ikintu ashaka kukubwira se ushaka kumbwira iki mva nyine mbaza ngo ni igiki iki nyine maze iminsi nkurota gusa utari kumfata we gute nyine mfata si dufatanye waba mfata neza nyegera uretse nyegera nyine mva nyine ibintu nyine mu rwose nshaka nyine ko tubikora bya nyabyo n'umujyana nta muntu uri kutabyo nyine ngaho uretse nyine uhagaze hano tubanze tubivuganeho nyine ibyo hafi nabyo kubiganiraho nyine ibyo ndi kukubwira nshaka ko tubikora bya nyabyo nyine tubikure mu nzozi na rose tubigire bya nyabyo si byo nyine mva banze mubwire si byo ushaka kubwira iki nanjye reka mbanze mubwire oya nimba hagarara aha ngaha ubwimbwire si ese wanyumvisha nyine tubikore bya nyabyo si byo ngambwira ibyo ari byo ibyo bintu warose ni ibiki turi gushaka kumbwira mva nyine ntabwo turi gukora sex nyine nagira ngo tubikore bya nyabyo sinajya yesu si ko umuntu utabyumva neza sister ni ibyo ngibyo koko babigoye oya ntabwo bigoye gusa kubikora se nuko nta bantu bahari ngo baratubona nta birenze wanjye wipanika nta birenze sister wakihanganye uhagaze tubibaze mubwira ndawita imana ntabwo ibyo bintu byakunda njye banyitiranyije ntabwo bari jyewe sister siko nari nzi ko witonda uzabanye nitonda umwana wo kwa master kuba ndi uwo kwa master ntabwo bivuze ko tutagahuza bazi ko iri bamfashe njye nawe hari igisebo kirimo se urabona nsebetse cyane se mwe ntabwo byakunda wanyitiranyije njye mfite sheri wanjye mfite umuntu nkunda nawe akankunda nakwitiranyije wanyitiranyije kanze nkwereka wamberamo ntese iyo mukoko uri gufungura ukwezi oya kanze nkwereka ngiye gukora ibiki isuku nyine mbikwereka ibiki se tuza wowe